ibibazo ndarwara ariko ndashima Imana yangiriye neza ikankura mu bitaro ndashima Imana kubwa buri umwe wese wagize uruhare akansura arangara mubwo nari ndwaye ntabwo byari byoroshye na buke ndashima Imana yangiriye neza ikandinda ntabwo byari byoroshye Imana yangiriye neza irandinda byari bikomeye cyane ntabwo byari gukunda byari byoroshye ku buryo nari gusigara uko n'abaganga nta cyizere bampaga cyo kuba ndiho ngewe kuko byari bikomeye cyane ndashima Imana yangiriye neza ikandinda nabanyirandemeye ku mwuka bazima nkaba ngiye kurangiza umwaka ndi kumwe n'umuryango na famiye yanjye Imana ihabwe icyubahiro amen ubabaye iragutabara mutima we ndakuzamura kwicazanye n'abakomeye kuko wabereye inkoramutima haleluya 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 Yesu nashimye ubundi nshimye Imana murabizi kuko sinabasha ko numva sinzi amashinga yabaye menshi mu mutima yanjye nshimye Imana kuko yarinze umwana yarinze Chantal yagize ibibazo numva ndababaye cyane umwana turi hari Ingarama yagize ibibazo ni ukuri yatwise nk'abandi nawe waje kuba twumva ngo yagize indwara itunguranye iradutungura iyo ndwara iradutungura mwabantu sinamenye ko tuzagenze ariko ni ukuri kubera imbaraga z'Imana nshimye Imana abantu badusuye hari Ingarama nshimye Imana abantu batanze ibyabo umwana yagize ibibazo ni ukuri tubura umwana ariko niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibi tugomba gushima no mu byiza tugashima si uko nyine biba byaratubereye byiza duha dushima byarabaye byiza ariko tukiriho twareka gushima nshimye Imana yarokoye ubugingo bwa Chantal n'ubuzima bwe bwose uriya munsi byari bikomeye nabonye ni ukuri umwana agize iminsi 3 umwana amupfiriye mu nda ndavuga ngo se w'Imana ukora iki niwe nanduranya n'abaganga niwe kazamatise mw'abaganga mwe mwakoze uko bishoboka kose umwana akareka gupfana n'ubundi mwana mu nda ariko Imana ni ukuri irabikora Imana irabikora ubona umwana aramuzaye neza azara atabazwe byari bigoye cyane aratekereza ukuntu nyine agiye kubagwa kugira igisebe cy'ubusa birambabaza ariko Imana yarabikoze Imana nihimbaza haleluya amen ishimye Imana kuko tugiriye neza tukaba tugiriye kwita abazima Imana ihimbaza amen ishimye Imana kuko umuryango wacu nk'uko babivuze turaberewe ndashima Imana kuko twizera twese tukiri tugiye kwita abazima izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ndashima Imana yadukoreye ibyo bwamusaga wacu ni ukuri nyine ntibyari byoroshye ibintu by'ukuri ntabwo biba byoroshye ndashima Imana yatugiriye neza ubukwe bukagenda neza ndashima Imana kugira ngo umwe wese wagize uruhare kugira ngo ubukwe bwacu bugende neza Imana ihabwe icyubahiro ndashima Imana kubyo ababyeyi bacu ba kaka na basokuru bararwaye cyane turiheba tukaza tubona nyine bitoroshe ariko ndashima Imana yabagiriye neza ikabarinda tukaba tugiye kurangiza umwaka twese turi bazima turi kwita abazima Imana ishimwe ubundi ndashima Imana kandi by'umwihariko nyine ubwanjye umuryango wanjye ukiriho twebwe twese tukihumeka uyu mwuka abazima turavuze ngo nishimwe rinini Imana ishimwe uyu mwana amaze kurwara ari hari Ingarama mu by'ukuri byari bimeze nabi cyane baraduhamagaye nyine hari ku cyumweru batubwira kuko agize ikibazo hari Ingarama twari dusohotse mu rusengero turagenda turahashika ngo tuhashike dusanga bimaze kuba ariko umwana amupfiriye mu nda kugira ngo kizavemo ibi bibazo noneho ndavuga ati se ko bibaye gutyo yabaga nanone cyari kivuyemo nawe ngo abone umutwe wiwe
ariko mu by'ukuri agira iminsi 3 hafi, ku munsi wa 4 nibwo cyavuyemo. Tumaze kwiheba, tumaze kuvuga ati nawe nuko birarangiye, ariko kuba Imana yaramurinze akaba akiriho agihumeka umwuka bazima, tukaba duhagararanye hano twese dushima Imana. Ishimwe, dushimiye Imana yadukoreye ubukwe dushingiranye n'aba bana bacu ko ari 3. Mu by'ukuri hano ni ahantu hagoye, murahazi. Ntanka twari dufite nta kintu na kimwe, ariko Imana ikazigenda ikora inzira zayo natwe tutazi, tukabona inkwano, tugakoresha amakwe akagenda neza. Mu by'ukuri ni mumpera Imana icyubahiro cy'amashimwe cyane. Noneho akarusho ku bukwe bw'uyu mwana nibwo natekereje ndavuga ati se bigenze gute, ndabigira gute? Tugenda hariya mu nama hari Kabarore ngo tugere Kabarore dukora bije y'amafaranga tuzakoresha mu bukwe. Noneho mbona birareze birasize, ese aya mafaranga tuzayabona bigenze gute? Imana ishimwe. Ntaka twagurishije kuko mvuye kuvuga, ariko mu by'ukuri twagumije kwandika nyina ama invitation tutumira abantu hirya no hino, amafaranga araboneka ndetse mugabo aranasaguka. Imana ishimwe, kuko nta deni twasigayemo. Iyo ukoresheje ubukwe tusigare mu ideni, kurya Imana iba yakoze igitangaza. Imana ishimwe. Hari igihe ukoresha amakwe ukabura amadeni, ugasigara mu madeni, ukabura icyo wishura, noneho ugasanga n'ibibazo. Ariko kuba Imana yarabikoze, twakoresheje hafi miliyoni 3 zirenga, ariko ibyo byose Imana yarabikoze, tutagurishije inka, tutagurishije isambu, tutagize gute, Imana irabikora. Imana ishimwe. Haleluya. Ibyo bintu n'ukuri narabitekereje numva biransize. Shimiye abantu badufashije, abantu bose bagiye batanga amafaranga yabo. Hari abo muri Amerika twagumije kwiyambaza baduhereza amafaranga, hari namwe mwakoze imirimo ikomeye cyane. Imana ishimwe. Dushimiye urusengero rwacu, ni rwiza kandi ruradukunda. Mu by'ukuri mwagize neza, mwaradutabaye, mwagiye mu bukwe tugaragara neza, muratwambara. Hariya twari abantu benshi cyane. Rero kuba Imana yarabagiriye neza, twebwe twese ibintu bikagenda neza. Imana ishimwe. Hari abarwaye, bamuzehe bararwaye, Petero ararwara ararimba, ariko Imana iramugarura. Turacyari kumwe nabo, n'abanyakenya bamuzehe baracyariho. Jewe ndacyafite ababyeyi bose. Imana ishimwe. Hari abenshi nyine batakigira ababyeyi bose, ariko jewe ndacyafite data bukwe na mama bukwe, kagira papa na mama, n'aba bana bose murababona. Turacyari nubwo nyine bamwe bagiye batambukaho, ariko twebwe uko biri kose turacyari umukwiro. Rero kuba Imana itugiriye neza, tukaba tugiye gusoza umwaka twebwe twese tukiriho twibazima, ni muri imbere amashimwe cyane. Kandi nyine narabivuze n'Akabarore narabivuze. Niba ducurangira iminota 5 gusa, dushime Imana kubwa Narabizi nawe. Yes,